rega kwambara ibirebere nabyo ni umuco sinzi niba ujye ubimenya none se uwo muco nuwuhe uzabura gutanga abana bawe nuwuhe muco uzabura kubahereza mwumvikane umwe avuge n'undi avuge mutubwire uko mubyumva nuwuhe muco uzabura guhereza abana bawe uri nka mama wabo uri kugenda wambaye ubusa ku gasozi ariko gapantaro kamufashe neza nyashi kazi bumbatiye ebana ku buryo hanyuze hose babona umwana ukeye 5 kwa 5 ubwo rero uburyo nambaye se murabibona namwe ko ebana abona ukuntu nambaye ibi ni ibintu bisanzwe ubundi ariko se bundi kangusabira akantu kamwe haguru kubereka ariko ubundi kuntu ba wanifunze ebana nyashi ziba zimeze neza imbere n'inyuma hano hose murabibona namwe ni umukobwa mwiza cyane nyine ufite nyashati ngewe nago najya mu rusengero nikwije guys mumeze mute tubanje kubasuhuza mwebwe mudukurikiranye kuri Abeza Media tubahaye ikaze nkuko mubibona rero turanga turi abantu batatu buryo bwanjye hari umukobwa mwiza cyane usa neza ukeye uhumura bumoso bwanjye nabwo hari umusore mwiza cyane wambaye neza ukeye usa neza mwiza imbavu ndende so guys rero aba bantu ko bari hano ngiye kubanza mbahereze babanze babibwire aribo. Hello guys, banje kubasuhuza. Amazina yanjye ni Grace. Aka kanya nje kwifatanya namwe mu kiganiro Peace. Mukomeze mudukurikire. So guys rero reka mbahereza n'uyu musore abibwire. Ese ashimwe ndizera ko mumeze neza kandi Imana ko yabanye namwe ndetse n'abatameze neza Yesu ashoboye byose. Yesu ni umukozi w'umuhanga. Amazina yanjye banyita Ishimwe Eric nkaba naje kuri YouTube channel yitwa Abeza. Turabasaba kugira ngo mudukurikirane kandi ndetse munadushyigikire murakoze. So ngo Yesu ashimwe rero uko turaha rero aba bantu ikintu kibahurije hano hantu uko ari babiri hari ikiganiro barimo bajya himaka umwe arimo aravuga ati ngo abantu bambara mini ngo nago bazajya mu ijuru undi nakavuga ngo abantu bambara ibintu birebire bikwije ngo nibo bazajya mu ijuru rero bakomeje kujya himaka cyane baharira tugiye kubahereza nabo babanze babibwirire namwe mwiyumvire mutubwire muri comment uko murimo mubyumva. Karibu umusore wacu. Twebwe twahereye kare tuvuga ku kintu cy'abantu bambara ntibikwize. Akenshi usanga abantu bambara ntibikwize baba bateye ikibazo muri society. Nkanjye ku cyanjye giti cyangwa se ku myumvire yanjye njye mba numva ibyo bintu bidakwiye. Njye ku bwanjye numva byakavuyeho. Nuko njye mbyumva. Ngo abantu ngo bambara ngo mini, ngo abantu bambara mini ngo nibikwize ngo ibyo bintu ngo byakabaye ngo bitabaho ngo ntago bikwiye. Ngaho tubwire nawe babwira abafana. So njye uko mbyumva mba numva uwambaye mini mba mbona yambaye neza aratambuka bikaba sawa. Ububona ari umuntu ukeye kabisa ariko ibintu byo kwambara ibintu bigenda bikubura ikinje ntago aho ngaho ntago ngendana nawe nta nubwo twabyumvikana. Murabyumvira rero ngo abantu ngo bambara ngo ibintu ngo bigerebire ngo bikwije ngo bigenda bikubura ngo naga ari sango nago bumvikana. Guys murabyumva mute rero aba bantu kuntu bibeze musore wacu wenda ngiye cyo nabwira mushiki wacu we ari kumva ko abantu bambara ibintu birebire baba batari muri gahunda cyangwa se we atabyumva. We hari ikintu ari kwirengagiza. Kwambara ibintu birebire bigaragaza umuntu w'umwari umuntu cyangwa se wihesheje agaciro n'umuntu wihesheje ishema. Kwambara rero mini akose uzambara mini ugasanga umuntu yagiye ku rusengero
yagiye mu nzu y'Imana ari gusenga, ni umuririmbyi, yambaye mini imbere y'abandi. Ese ubwo uri kuririmba wumva ufite fiyeri y'ibyo urimo ukurikije nuko wambaye? Ubwo urumva waba uri perfect n'icyo kintu? aha njyewe na n'ubu ntabwo turahuza, nta nubwo turumvikana na gatoya. Impamvu ni iyi, wenda tureke kujya no ku by'ubu, duhere no ku by'abambere ba mama basogokuru bande ko kera bambaraga impu zigeze aha ntibagendaga, ese ntibakizwaga? Ese kabiri, ntago kuvuga gukizwa ntago bivuze ngo ni ukwambara ibintu birebire, oya. Ese ubaye wambara ibyo bintu birebire kandi udakijijwe, kabiri udakora iby'Imana ishaka, ibintu birebire ntago ari byo bigaragaza gukizwa. Nge ntago tugendana na gato. Ushatse kuvuga ko kwambara ibigufi uri mu nzu y'Imana? Ushobora kuba nambaye ibintu bigufiya ariko nkagendera ku nzira Imana ishaka kandi yishimira. Reka nguhereze urugero rumwe rufatika kandi rwumvikana. Uramutse gutya ugiye gutanga ituro, waba ugiye gushyira mu giseke ituro ryawe, ugiye kuritanga n'umutima ukunze, wambaye utwo tuntu tugufi nk'uko bivuga, ugashyiramo wenda akabaho impanuka, amaturo yawe akagucika akarwa hasi, wayatura mu buhe buryo? Agucitse wabigenza ute? Imbere y'abantu, imbere y'iteraniro, hara kuri ritari, wabigenza ute? Nakunama nkayatora. Mu buhe buryo se? Wimbaza ubwo buryo, ni njyewe uzi uburyo nakunamamo nkayafata. Ibintu uri kuvuga ntabwo byumvikana, njye ntabwo mbyumva. Icyo tumva ni iki muri ibyo? Ukuntu wajya imbere y'abantu ugatora ayo maturo yawe yaguye hasi. Ese umunsi ubundi bwo uri kuririmba, ugukurikira umukristo uri kukukurikira, uri kumva indirimbo uri kuririmba, azafashwa n'ibyo uri kuririmba? N'inyambaro igeze mu mavi yazafashwa n'amagambo yumvise? Kabiri, padiri niwe wabivuze neza. Mubanze murebe, mwumve, mutega amatwi, ntimurebe ibyo nkora ahubwo mwumve ibyo mvuga. Nabo rero bakumva ibyo naririmbye, inyigisho zirimo, bareke kureba uko nambaye. Of course, iyo ugiye ahantu ugiye gusura, ndakeka ko haba hari ibintu byinshi biba bikujyanye. Ujya gusura wenda ahantu, ni urugero, ahantu ntabwo haheruka, ikintu cya mbere uzagenda ureba aho hantu ugiye. Uko umbwiye ngo padiri ngo yaravuze ngo mwumve ngo ibyo mvuga, ngo nimurebe ibyo ngora, ese nzumva ikintu uri kuvuga ndebe n'ibyo nuko wambaye, cyangwa nzirengagiza ibyo uvuga ahubwo ndebe uko wambaye? Ntabwo icyo gihe tuzakurikira ibyo uri kuvuga bikurikije nuko watwiyeretse, tuzarangazwa nuko wambaye. Nujya kureba uko nambaye, uzaba uri kureba ibijyanye n'irari ryawe, ntabwo uzaba wajyanywe no kumva ibyo biri kuvugirwa aho ngaho, ahubwo uzaba wajyanywe n'iby'irari ryawe. Abadukurikiye nibo baradukiza, abadukurikiye badukiza rwose. Muri comment, ni gute uzajya imbere y'abantu, urahagaze imbere y'abantu, uraho uri kuvuga, uri kuririmba, cyangwa se uri mu ijambo ry'Imana? Birashoboka hari uzakumva, ariko ikindi gihe azumva utabikwiriye kuba uhagaze aho ngaho bitewe n'imyambarire yawe. Ese sori nkubazeho gatoya, njye sindi umukirisitu, uri umukirisitu, ubundi agakiza n'iki karangwa n'iki ngo wenda nanjye mbona inzira ngenderaho? Ubundi agakiza ni nk'uko bavuga ngo umuntu uzamumenyera ku mbuto yera, nibwo wamenya umukirisitu cyangwa se umuntu wakiriye agakiza. Ese ko hari abo njya mbona bambaye ibyo birebire uri kumbwira, bava gusenga bafite na Bibiliya, nkumva ngo ibigoryi ngibiki, babujije abagabo babo amahoro, ntibabaha kuryama, ntibabaha guhumeka, kandi ngo ni abakirisitu. Kandi ugasanga njye wiyambariye ukuntu yiyambariye, wakubonye? Ugasanga njye n'umugabo wanjye twahuje, twashyize hamwe, ibintu byose biri ku murongo, ariko babandi ngo ni abakirisitu, nta mahoro mu rugo, babuze amahoro, babuze, kandi ngo barasenga.
aho ngaho ho noneho kubera icyako gakiza katabarimo ngo bakagendereho. hari ikintu uri kwitiranya kwambara imyenda miremire n'imigufi. Agakiza navuze cyangwa se imbuto navuze, okay, uko nguko kuzuza n'umugabo wawe nibyo. Izo mbuto ngeza ndumva zigarutseho. Izo mbuto niho tuzazibonera n'abakirisitu bakabaye bumvikana urugo rwabo rugahoramo amahoro. Ariko se kuki twebwe b'abapagani dushyira ibintu ku murongo tugahuza, kandi b'abakirisitu bakaba ari bo barutanze mu mudugudu batuyemo, nibo bari guhururira buri munsi kandi ngo n'abakirisitu. Gusa wenda ikintu kimwe nakubwira, sinzi niba rigeze wenda iri jambo uryumva cyangwa se hari uwo waryumvanye. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo imibiri yacu ni inzengero z'Uwiteka. Ese zizaba iz'Uwiteka uri kugenda wambara mini ku gasozi? Icya kabiri, ese noneho nge iyo mibiri zaba insengero z'Uwiteka muri kurara mu Rwanda muhereza abana banyu urugero rwo kurwana? Wowe hari ikintu utari kumva. Ibyo ndabyumva uko kurwana uri kuvuga, kandi kurwana biba ku mpande zombi. Kurwana biba ku mpande zombi, wenda kuba batumvikanye bo ubwabo. Twe turi kuvuga ku kintu cy'umwambaro. Utandukanye umwambaro no kurwana kw'abantu. None se iyo myambaro urumva niho yaturutse. Twavuze ko baraporo ngo abambara mini nta juru bafite, abambara ibirebire nibo bafite ijuru kuko ari bo bakirisitu. Siko bimeze se? Rega kwambara ibirebire nabyo ni umuco, sinzi niba ujye ubimenya. None se uwo muco nuwuhe uzaba uri gutanga abana bawe? Nuwe muco uzaba uri kubahereza? Mwumvikane, umwe avuge n'undi avuge, mutubwire uko mubyumva. Nuwuhe muco uzaba uri guhereza abana bawe uri nka mama wabo uri kugenda wambaye ubusa ku gasozi? Ese wagiye ku rusengero bwo ukagenda wambaye izo mini? Urugero rutoya ruhari. Iyo ugiye ku isoko hari ukuntu baguhereza kuri abavuga ngo ni voka, baguhereza kugira ngo umve uko imeze. Burya iyo iri avoka usanze itaryoshye, n'abadukurikiye baraza kubitubwira, iyo usanze itaryoshye ntabwo uyigura, ntabwo uba ukiyiguze. Ese wowe uzajya ku rusengero cyangwa se uzagenda mu muhanda wambaye mini zigeze mu mavi? Icyo uzaba uri kugusha abantu b'abandi, uzaba uri kugusha abagabo. Aguwaguye nubundi haguwaguye nagazagushwa n'imyenda, nubundi azaba yaraguye kera. Uzaba uri kubihuhura. Oya, azaba yaraguye kera, naga njye uzaba umugushije. Ni nkuko nambaye bya bindi birebire nabwo yagwa, kumbona isura byonyine nabwo yagwa. Urumva rero baratubwira rwose, baratubwira ikintu gihari cyo. Guys, mudukurikiye mutubabarire rwose, mutubabare mu nkize n'uyu mujama ewana. Nje uyu mujama agwa uwaguye. Wowe uzuje kubihuhura none. Base nta nubwo wafasha umuntu waguye utagisenga cyangwa se utakiri mu byizerwa ku buryo wamufasha basi akagaruka mu nzira, huko wowe uragenda noneho waguye nuko ngo. Ariko se urumva yamufasha gute kandi yaramaze kugwa? Oya, urakoze cyane. None se reka manza ngusubiza aho ngaho. Wa muntu wambaye birebire usenga, sibyo? Nanjye nambaye mini kandi nzi neza ko mu rugo iwe nta kintu kizima kihaturuka. Azanyigisha gute kugira ngo nanjye ndeke za mini kandi nanjye nta mbuto namubonyeho? Nge wazanyigisha gute niba tubwirwa ngo tuzababonera ku mbuto zabo kandi we nta mbuto namubonyeho z'agakiza? Aho kugira ngo nere za mbuto za wa undi wambara birebire udatanga amahoro n'umutekano, byaruta nkambara mini. Umva jama nkani yambarira gutya wangu ewana ku buryo n'umutipa mbona akavuga turi muntu yambaye fresh wangu. So guys, rero murabyumva, mutubwira muri comment. Aba bantu kumvikana byananiranye, umwe ati ngiye sinareka mini zanjye, undi nawe ati sinareka Bibiliya yanjye, wenda ngomba kujya mu rusengero nikwije.
uyu nguyu ati ngewe sinshobora no kujya mu rusengero nambaye ibintu birebire, ngomba gukubitamo mini yanjye ebana ikibero bakakibona neza, ebana haba hari n'abantu bamwifuza nyine bakanamuvugisha. Siko bimeze? Niko bimeze cyane wangu. Dukurikiye twe nibatubwire nibadukize. Guys mutubwire rero muri comment ko bimeze. Agusha ubundi abaguye. Urabi mani ku buryo ibyo ntibizabakange, ni benshi tugenda duhura kandi ngo barasenga kandi tukagenda duhurira ahantu kerike pare ewana nago yabishyiramo ngo mbyumve ngo ntabwo byashoboka ko yakwambara ngo yikwize, agomba kwambara uko abyumva, akambara niba ariko gapantaro kamufashe neza nyashikazi bumbatiye ebana ku buryo ahanyuze hose babona umwana ukeye 5 kwa 5. Ubwo rero uburyo nambaye se murabibona namwe ko ebana abantu ukuntu nambaye ibi ni ibintu bisanzwe. Ubundi ariko se bundi kangusabira akantu kamwe haguru kubereka ariko ubundi kuntu ba wanifunze ebana nyashi ziba zimeze neza imbere n'inyuma ahantu hose. Murabibona namwe ni umukobwa mwiza cyane nyine ufite nyashatsi, ngewe ntago najya mu rusengero nikwije, ngomba kujyayo nambaye neza, abana buri wese akanabona ko neye neza, akabona ko meze fresh. Ubwo rero ikiganiro cyacu nta tugisubikiye, niba mushaka ko tubahereza igice cya kabiri mu bitubwire muri comment. Aba bantu mutwandikiye muri comment uko namwe muri kubibona nuko muri kubyumva. Ciao ciao. Murakoze cyane.